Guki? Ukora iki? Ukaza ukantabara? Nyiragahanga gatakahindura urwo mumbabarire. Gasana yaramenye umutwe hariya mu mbuga hariya. Mukarwe. Udara ubwe. Aranda agashaka gukubita umusaza ariko buriya yabaye. Ntabwo ikibazo niko Fisto. Urabona Gasana uburyo yaragiye kunkubita uhari nta soni. Ahubwo yabana twari tubizi. Ariko nawe yakubita Ndabona ibisanzwe nta soni. Reka abari nawe yabari byo. Kuki atabwiye mwami? Akuko nta soni. Yatubwira gute? Banamufugira binakorera. Yabwira ngo yabyamutagaza mugira icyo mukora. Ntabwo ari byo. Abana b'umumana yanjye b'umumana yanjye. Ntabwo ari byo. Karame nakwitabye ariko nimuzaniye na karagacuma. Akara imwe nagira ngo usome. Akoze rwose. Undi inyota yari yishe. Ndabizi urayibyukana. Abana basomyeho hano. Kanganaga. Yewe nuko nguko. Nako wenda banyibeta bagasoma urabayobewe. Kagwa. Kuba abana bakasomyeho hano kukanganaga. Yewe nabo nkubeshye mbameruka gateretse imbere y'igitanda basanga banyibese bagasoma. Ntacyo n'abana nabo bajye basoma ariko ntibagasomeho kenshi katazabakubita hasi. Sanga ibibazo byavutse. Ariko sabo bakobwa ya myenda banitse agoko. Dore navyame. Ariko si uyu mukobwa ni n'umusazi. Nige namubwire gutora ibi bishyimbo ubu nibyo yatoye. Ko abana ba hano. Ibishogo byose ni ibi bishyimbo yatoye. Niko Mafisto. Niko. Sekandi ni. Abana bari bankubitiye mu kibuga. Urumva? Hano mu kibuga hano kandi wicaye hano inyuma. Wagira ngo nkora iki? Guki? Wagira ngo ukora iki? Ukaza ukantabara? Nyiragahanga gatakahindura urwo mumbabarire. Gasana yaramenye umutwe hariya mu mbuga hariya. Bakamuvuga ni mabi. Ayo bagamuvuga ni mabi. Ahubwo nyine muri barimwe muri mwe. Iyo namumena umutwe akana byose nibi. Ahubwo mufite ikibazo mwese. None se wanjye nkunda kandi soma. Ako tumaze iminsi tuganira harya ibintu byerekeye no gusana inzu yawe ariko abo bivuyemo neza burundu ntabwo bishaka. Nyumva neza ntabwo nabivuyemo umugabo mwiza. Ahubwo icyo tutumvikanagaho ni icyagurishwa kugira ngo inzu isane. Kandi nijoro warabe binyemereye. Iki se kandi? Wanyemereye ko uhisemo kugurisha inka kugira ngo amahoro ahinde muri rugo. Iki kintu twakiganiriyeho. Ego ko ukinjira. Hano Yohana navuze ngo sikugiye kumpinduka mugabo mwiza. Abivuga nyose. Burya ntabwo ari wowe twavuganaga. Ko nawe usigaye umfatirana hari nasinze ukashaka kugira ngo nifashe n'ibyo ntavuze. None se ako nta nubwo nari nasinze kuko ndabyibuka. Iki kintu ntabwo twakivuganye. Wowe ubyitera. Narakubwiye. Ya ntukajya umbwira ibyo abari abana bawe kuko ngiye bamaze kungera. Fisto! Fisto go hano. Kundi se bakugize gute usibye ibikaga? Umva. Muracyari muri cya kibazo. Ako papa ubundi ko bajya bavuga ngo umwana yananiranye baramuca.
sinjya mbyumva kuki utamuca buriya ngo wowe mwiza uretse ko bataraguca akuba intakoze nkuko utaruhari ngo urebe ibyo akoze biramureba cyakora arirukanse ariko mwihorere ariko ushaka icyo ukora ariko wowe uba wifuza ko abana bawe bahora barwana ushaka icyo ukora kuko biriya waba uzi icyo ukora nawe ukuze cyangwa ugira ngo buri munsi bajye bavuga ngo ni ngewe nyina wundi ni nyina wundi uzi amagambo Garasi yambwiriye hariya ariko yakubwiye iki uramwumva yambwiye ngo icyo nakora cyose ndi mukase kuko namurera kose uko namurera kose ngo sinteze kuzamubera nyina wihangana na papa none se urumva wamubera nyina wamubyaye ikibazo ni kiriya niyo mpamvu rero nanjye ntimukajye mumbwira ibibazo by'abana bawe tuza ariko twakivuze urambwira ngo nta kibazo ngaho kugira ngo njye mpora nonoma ngo mbeze nk'umusazi ngo reka ngo ubyemere ngo amahoro ahinde rero reka mubwire curura mugabo iya rero njyewe mba numva ibintu burimo umbwira hari aho ugera nawe ariko ubundi abagore muranatubura ndabizi ngufatiranye rero wanamwemba agacupa hariya haruguru wanagize ne ibintu byose nabyemeye njyewe inka yanjye iriya Furahire Sukuma si umuturanyi wanjye si inshuti yanjye ntabwo kwemerera urampindutse ntabwo nagurisha inka yanjye sibwo mpindutse oya ntukajya ufatirane ntabwo nagurisha inka yanjye ariko mwana yanjye ubu bizarangira ryari ntabwo babyumvikana ako mama nkawe wakwegera umusaza ngo ushake ikibazo muti wa kiriya kibazo ubona ari igihe utakiga ntabwo byumvikana ko uri kurengera Gasana ntabwo Gasana murengera ariko se reka nkubaze baravuga ngo ubuze imfura ati biheba urumva noneho rero nawe urimo uramwigiraho ako bundi wowe kubucecetse papa reka nkubwire nudashaka icyo ukora njye mubimparire nkwereke icyo mubimparire nutagira ibintu ukora muri aka gace wabaye iciro ry'imigani ndakubwira umusaza ariko ni nawe wateranyije abana ni nawe urwo rugamba ugomba kurukiza umva nkubwire narakubwiye ati ibibazo by'abana banjye mubindekere mfite uburyo nzabirangizamo neza kandi abana banjye ibyo ukoze byose biranyitirirwa nge mubwiye ko abana banjye bazamera gutya urumva niwanga nzakwereka uko nzabigenza kuko sinzaba iciro ry'umugani kuri uyu musozi bavuga ngo nahanye na wundi umuntu w'umugabo asabura uko abigenza ko yohawuze ibintu wa muhungu yankoreye uwuhe muhungu se kandi dore wa mwana wa Nkurumbira urya Gasana se Gasana kirya cyaje mwaguraga inka yewe data we ca uzi ngo muha amafaranga yanjye 550 ejo ninjya kuzana inka uzi ibintu umusaza yari hanyuma uratinyuka nyine umuha amafaranga kandi nge nakubwiye ko inka ari ya Nkurumbira yaraje uzi ko cyagihe ntago nayiguze yarapfuye ariko nyuma arambwira ati twarabyumvikanye yabata ariko ngubu bwagarutse buriya wasanga barabyumvikanye izina ry'Imana muha amafaranga yanjye reka rero nkubwire nahageze murimo mugura ndakubwira ni wa muhungu w'inkugurisha urimo kugura ne ya Nkurumbira ndakubwira ni Gasana urimo kuyigurisha siye mu ntero twatsi munyereka yuko nta kintu ndimo kuvuga abe yaranayakuriye ataranayakuriye niwe rwose wayamuhaye niba waranayamuhaye ahubwo waramutekesheje rwose uko Nkurumbira we yaragiye no kumvuta ahubwo se nta nubwo yagukubise nakijijwe n'amaguru hanyuma yagukubitagamo sinaherukaga mugenda se ngambwe nese bura nzabigenza ko nyine barakuriye gutese ariko narakubwiye ati abana banjye uzabandikire ibibazo byabo nzabyirangiriza urumva ukaba waranzanye kwenda iki nibibaza ari ibyawe abana nabanjye sibyo erega ntabwo kuba umugabo ari ipantaro nanjye nayambara kuba umugabo ni ibitekerezo ubwo ubumwe bw'abana bawe utayoboye urugo rwe nta n'ikindi yashingwa niba warananiwe urugo rwawe se uzashobora iki
uzashobora kunga abaturanyi n'urwawe rwarakunaniye rushya aho singaho urashaka no kunkubita nawe niko rwakukubise rwaragukubise ndigendeye umusingakazi yewe umusaza yagorwa umusaza se ubundi ubwo urashaje ko maze gushajishwa abana bazaca hano uwitwa nyina nawe aca hano umusaza ntabwo ari uruhara mwarakubwiye ati abana banjye bandekere nzabashira ku murongo reka ndakurekera ariko ndakurekera murumbi ngiye kuzakurekera abana bawe kandi uzabireba yuko uru rugo nari ndufatiye runini umva nkubwire nge ibyo umbwira simbyumva ariya mafaranga yose buranyahombe ubujije uzakora iki se uriya mwana ariko ntabwo yancika njye narakubwiye ngo inka niyankurumbira urantera utwatsi kandi nari narangije kubikubwira urangije ngo ujya kwishyura amafaranga niba waramuhaye nta muhungu se ko ari umuryo wagira ngo uzanayamusangane cyane cyarananiranye rwose ayo yahebe kuko nunamukoraho leta izagufunga ese ubu nzabigenze gute ubu 550 yose nyahombe yoboka bunzi none se uzagira reka mwibore niba ari n'icyo ngicyo nta cyo cyari inama nakugira ko narayikugira araje rwose nsanga uri mugura wagize gute naravuze ntibura wenda n'iby'abaturanyi nanga kukumva ako nta kundi nyine se ubwo nabigenze none se ubwo wewe wafashe inzu ujya gukura inka mu kiraro cya nkurumbira ubundi wumvaga biri bugende gute wumvaga ari warayiragije yari yambwiye ati uze rwose nta kibazo muze twabyumvikanye kwa nkurumbira se ni kwa Gasana nyokereza ibigori n'ubundi uriya risaza nabyo wagira ngo barikemwe mu mutwe hano yanjye abasaza barakwiye cyane ucyuki umwuka byaramwe koko none ndabizi uno munsi ntabyo yari kungabira rero gatsinda urugo twarakaranyije basaza we kivu nta muheto gisazi ubusa nk'inzira kamwihere ureke shobuja bagira ngo bamukubise akanyundo mu bwonko afite uruhara hariya wagira ngo ni igorora ngenda ariko uno munsi ndamwitsimba uko bisa nta hantu turi buhurire reka rero nkubwire reka twikwige tujya mu bintu byinshi cyane ikintu wakora wenda ubu ngo ntiwajya no kubwira nkurumbira nkubwire uti fasha umuhungu wawe nawe yaramunaniye icyo wakora ni kimwe ni ukuyobeka iki inzego z'ubuyobozi ukazitekereza ikibazo ko cyagenze ukavuga uburyo niba ufite uburyo wamuhaye amafaranga ubuyobozi nibwo buzagufasha nta kintu nawe nujya kuvuga ngo reka tuzahurira mu nzira niyishyuze uzamwishyuza se uzamuka umufuka umusanganye uzakubita se bagufunga ariko nanjye nari muhita reka rero muhitanye rwose reka ibyo byanuza tubireke ariko niba yaranayakuriye ni weho wirishije wari wabibonye reka turekere twinywera inzoga ubwo ubundi ni ukugenda ugashaka inzego z'ubuyobozi za umuntu uza mu gace ni uguhera ku mukuru w'umudugudu ukamutekereza ibyabayeho ngaho mu rugo amungane reka tuninywera ibyo ngibyo tubyibagirwe reka turebe uko twasoma akayoga dutahe hanyuma ubundi inama ngo nkugiriye niyo ngiyo kangewe mba ngiye ntari akunoza kwitwara ubwo ndaje turavugana neza sawa nta kibazo nijoro induru mu gitondo induru reka hore ndumva sibwo urugo runaniye aranyihindutse ngo nzakora ikintu bwa buryarya burananiye urange ko yahirira ubwatsi bw'inka nayo ireka guma yarira mama we nyana y'imbwa buriya se baza nzamuvuna akaboko se nzamukorera iki se baza mwana w'ejo mu gitondo ko kubandiye amafaranga yanjye nakumirwa uretse ariko
njyewe ntago nabyemera nubwo Yohana ari kumbwira kuri njyewe nzabonana nawe ntago nabyemera raka nuko ahubwo yancitse banarakwira ariko tuzabonana kabisa ntago nahomba amafaranga yanjye ntago biba wapi kabisa